Hello, how are you? How do you feel? My name is Natasha. Thanks for watching my video. I love you. Mwah. Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mwana natwe umunsi ku wundi mwe mudukurikirana gatanu kuri gatanu. Ndabashimiye yuko igihe cyose mudahwema kubana natwe, wowe duha like, wowe duha comment, wowe ukora share, wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora ni ukuri ndagushishikariza kuyikora kugira ngo igihe cyose dushyizeho video nshyashya ujye utubona notification ihama video uyire mu wa mbere. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese guhoberana bigirira akahe kamaro ku buzima bw'umuntu. Ese guhoberana byaba ari byiza cyangwa hari icyo byangiza mu buzima bw'umuntu? Kubera icyorezo cya covid uburyo bwo guhoberana bwabaye nk'ubukuweho, bituma abantu bamwe bibagirwa guhoberana aho bapepiranaga cyangwa se bakabya bagakozanyaho inkokora, ariko mu by'ukuri bamwe mu bantu bazi akamaro ko guhoberana bari babangamiwe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe akamaro ko guhoberana. Akamaro ka mbere tugiye kureba ko guhoberana ni ukongera ubudahangarwa. Iyo uhoberana bizamura ibyiyumviro byawe ukumva hari utuntu tukwirukansemo. Ibi rero bituma umubiri ufungura imisemburo irwanya indwara, ikongera ubuzima bwiza maze ubudahangarwa bukazamuka. Kabiri, turasanga yuko guhoberana byongera umunezero. Iyo uhoberana hari imisemburo irekurwa n'ubwonko. Umwe muri iyo misemburo ni wa oxytocin, umusemburo w'urukundo, bituma wumva uguwe neza. Ibi bigabanya uburibwe, kwigunga, agahinda, ishavu ndetse ukumva ikiniga cy'ibyishimo kirakuzuye. Gatatu, turahasanga ko guhoberana byongera umubano, cyane cyane ku babyeyi n'abantu bakundana. Iyo muhoberana byongera ubushuti n'umubano hagati yanyu. Umwana ugukumbuye azaza ahita guhobera, akwiyambira, wumve ni byiza, wumva uguwe neza, muri wowe uhita wumva ukunzwe. Ibi ni ikimenyetso cy'uko kuri we kuguhobera byerekana ko umubano wanyu wuzuye urukundo. Ni kimwe no ku nshuti. Inshuti yawe iyo ije ikaguhobera yumva iguwe neza, kandi burya uguhobera si we wumva aguwe neza gusa, nawe uhoberwa wumva uguwe neza, ukumva urakunzwe, ukumva ibineze neza muri wowe. Kane, turahasanga yuko byongera ubusabane. Kwa kurekurwa kwa oxytocin bitera ibitekerezo byiza hagati y'abahoberana, bityo rero muri rusange bigatuma ibyo muganiriye mubasha kubyumva kimwe, kandi bigatera ubusabane n'ubushuti muri rusange. Gatanu, turasanga ko guhoberana bituma uvuga makeya. Niba wishimiye umuntu, wumva wamwishimiye ibyo akubwiye cyangwa se agukoreye, muhobere. Kumuhobera byo ubwabyo bizavuga byinshi kurenza amagambo. Niba wakosheje akakubabarira, muhobere. Niba guhumurije, muhobere. Niba hari ikintu agukoreye runaka, muhobere. Kumuhobera bizavuga kandi bizasobanura byinshi kurenza kuba wakoresha amagambo uri kumubwira. Gatandatu, turasanga ko guhoberana byongera urukundo. Iyo duhoberana ubwonko burekura umusemburo witwa dopamine. Uyu musemburo ugenzura ibyerekeye imibanire, ibyishimo. Iyo uhobera uwawe kenshi bituma arushaho kugukunda inshuro 7, ndetse akarushaho no kugukumbura iyo utamuri hafi. Ngira ngo murabyumvise ibyiza byo guhoberana. Guhoberana burya ni byiza kandi ni ingenzi mu buzima bwacu. Ese inshuti yanjye ujya uhoberana?
guhera uyu munsi njyewe ngiye kujya mbikora nka Kiri muganga yanyandikiye, kuko mbonye yuko guhoberana ari ingenzi kandi ari ingirakamaro ku muntu ubikora ndetse n'ubikorewe. Twabonye yuko byongera urukundo, bituma uvuga makeya. Guhoberana akaba ari byo bisobanura amagambo utabasha gusobanuza umunwa, kandi tubona yuko byongera ubusabane hagati y'uhobewe ndetse n'uri guhobera. Tubona yuko byongera umubano wawe. Guhoberana byongera umunezero. Mbese guhoberana ni ibintu byiza mu buzima bwacu. Inshuti yanjye, ndagushishikariza kujya uhoberana, ugahobera inshuti yawe, ugahobera uwo ukunda, ugahobera umubyeyi wawe. Guhoberana ni byiza kandi ni umuti w'ubuzima bwacu. Ngaho rero bisangiza abandi kugira ngo nabo basobanukirwe neza akamaro ko guhoberana.